nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala waduhaye aho twisanzura tukavuga icyo dushaka tukavuga icyo dushaka kandi ibyo byose tukabikora mu bushobozi bwacu cyane yuko hari byinshi dukeneye akaba ari naho tugomba kugera. babane nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yakoresheje Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikamwohereza i Madina imuhaye ingabo zagombaga kumurwanira nyuma y'uko abakoresha bari bamaze kumubuza amahoro. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaje kugira ubushobozi bwo kujya Maka isubiye aho yavuye imyaka icumi yose itarigeze ihakandagira, n'igihe yagerageje kuhishyira baramubujije bikaba ngombwa ko bamukoresha amasezerano atari afite impamvu, ariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibona n'ikintu gikomeye irabyemera kandi birakorwa. intumwa y'Imana icyo ashaka kubageraho nuko yagira abandi bangirije igihugu bikareba abandi bataretse abemeramana batuza. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibona ko Maka itagomba kubamo umuntu umwe cyangwa itagomba kubamo abantu bamwe, bose irabatuza kugeza ubwo yageze abantu bari bihishe baramubaza bati intumwa y'Imana yabaza iti ngaho nimumbwire icyo mubona mukeka ko ushobora kubakorera. baramubwira bati turabizi yuko uri umunyabuntu kandi uturuka mu bantu beza. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam irabareka iravuze tubuze abaretse hanyuma abantu bidegembye atari ukidegembye ko bashatse ahubwo bakore ibijyanye n'uko twebwe mu by'ukuri dushaka yuko igihugu cyayoborwa. niyo mpamvu kumvira umuyobozi biba ari byiza. dushimire rero nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala we uduha tukumva kandi tukumvira, ariko kandi burya umuntu kugira ngo yumvire nuko bafite abayobozi beza bakamukunda bakamugira inama bakamwereka icyo agomba gukora bakamwereka n'icyo agomba kwirinda. bityo rero nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala turamusaba ko atwerekeza igororotse tugomba kubamo tumukunda, tugomba kubamo dukunda igihugu cyacu. mureke dushimire nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala we uduha umugisha wo kuba umuntu yambara ikanzu akajya mu muhanda ntiyishishe, nyamara ibyo byabagabo. nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye umugisha wo kuvuga no gukora, ni nacyo gituma uyu munsi abayisilamu bagiye mu mutambagiro mutagatifu baragiye bava kuri 50-60. umwaka ushize twari dufite 103, ubu bakaba bamaze kuba 143. iyo tubona uwo mubare uzamuka kandi tuzi ko hakenewe inzira hagakenerwa n'ubushobozi, inzira irahari ariko ubushobozi nibwo fatizo, bishatse kuvuga yuko abantu barimo gukora. iyo wabonye abahugaji bazamutse umubare bigaragaza ko ubukungu bwazamutse, nyamara kera ntabwo wabashaga kugira icyo ukora, nta nubwo wabashaga kugira icyo wiga. icyari kikubereye ni ukuba umushoferi. cyari 43. ntabwo bashoboraga kurenga aho batuye ngo bajye ku kibuga bose icyarimwe bagende bajyeyo hatarimo ubufasha, umusanzu ukomeye w'abatuyoboye. habayemo ibitararyoheye umutima wa muntu, ariko abayisilamu bose icyo bemera kibi ni cyiza gituruka kwa Allah, hanyuma nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ugena akaba igihe ibintu biri bubere. ubu ngubu turashimira Allah subhanahu wa ta'ala ku bantu babiri yaduhaye, ari ubuyobozi bw'iki gihugu ari n'ubuyobozi bw'igihugu cya Saudi Arabia, gifite inshingano mu kuyobora no kugeza neza ijyanye n'imihango y'umutambagiro mutagatifu, aho abahugaji bacu bagiye bakererewe ariko kandi ntibabuze gukora ibyo bakora. hari gushahidi ikibishimangira neza nuko nyakubahwa mufti w'u Rwanda ari kumwe n'abahugaji kandi ibintu bimeze neza. turashimira rero Allah, turasaba ko yahuragaza umugisha ku bayobozi b'igihugu cyacu ku nzego zose
uhereye kuri zisumba kandi intore z'udushintambwe nyakubahwa Perezida Paul Kagame we udufasha akaba hafi maze nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala amuguzeho umugisha amuhe ubushishozi amuhe n'ubwenge cyane ko uzaba ufite ubwenge nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala agiye kuzabatugira. Uyu munsi bavandimwe reka dusoze mbaha ubutumwa bw'uko turi mu gihe cy'ubufatanye ahubwo kandi niga ko mu mashyi nyari mu gihugu cyatera imbere hasema akabuka. Ibyo ntabwo bishobora kugerwaho umutima urimo runaka rudatuje kandi biterekeye ku Mana kandi nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye ibyiza byinshi tugomba kubishimira dufata mugenzi wacu kugira ngo turebe aho tugana imbere kandi heza. Dukeneye kugirira impuhwe y'Imana Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwigishije aho umuntu agomba kugirira impuhwe mugenzi we. Hanyuma ikindi ni uko ugomba kumukunda. Twabonye kubura urukundo no gutanga agaciro aho byagejeje iki gihugu. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala atugwizemo urukundo kandi atugwizemo kugirira impuhwe bityo adufashe kugera imbere kandi heza. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala niyo twiringira niyo tusaba buri munsi. Bavandimwe dukuze cyane Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi minsi itatu dufite yo gutanga ibitambo havuyemo uyu munsi. Ufite icyo afite nagitange nk'uko Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabyigishije. Itungo ridafite inenge hanyuma iri tungo ntabwo ari iry'iwaga ugashyira mu nzu nta nubwo ari iry'iwaga ukajya ukinze. Ni itungo uwaga ukarirya wishimye kandi ukarisangira n'umuturanyi ukazirikana umukene. Umukene ntabwo ari ibyo basigaje n'umukene ntabwo ari urungarunga aho kukimuteye aho mwasi byasigaye. Umukene niwo basangira nk'uko twicara ku murongo umwe tugahaguruka ku murongo ntakubwiye ngo jya imbere cyangwa jya inyuma tukundama twese tukundamukira icyarimwe tugahagurukira icyarimwe. Abantu bose barangana nta mukire nta mukene nta muremure nta mugufi nta n'umwe urutundi. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala anatubwira ati umwiza muri mwe ni wa wundi urusha abandi gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi shara'a shara'i'a li masalih ibadihi wa qadara awqataha ala hasab mashi'atihi wa muradihi. يسر لأحبابه حج بيت الله الحرام وجعله سببا لرفع الدرجات ومحو الآثام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون الطائعون. يقول المولى جل وعلا في محكم تنزيله إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا محاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أنا أصلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمر الله سبحانه وتعالى بذلك بدأ بنفسه وثنت ملائكته السابحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جن وإنس. وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أن الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا ستة الباقين من الصحابة البشرين في الجنة وسائر الصحابة والبيت رسول الله. ونحن ما من أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك
والمشركين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. اللهم ألف بين قلوبنا واحد صفوف المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واحد صفوف المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا واحد صفوف المسلمين. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا، أعطينا ولا تحرمنا من رحمتك. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Special announcement. Bismillah. As you are moving and going gathering inside here, and all the celebrations are going to be conducted here inside you. Tangazo ya kwamba hii tabaraka wa taala leo saa 8 inshallah hapo muhadhara inshallah. Tusangira mitambo zaidi, tusangira kama inshallah. Tangazo kwa mwenye haramu leo ayo malio arahali maana yote hali mimi na haji kugira ngo mugire icyo mutubwira ku kijyanye n'ubumwe bw'abayisilamu nyuma y'amacakubiri akomeje kugaragara muri uyu muryango w'abayisilamu. Mu by'ukuri ikibazo ubajije byerekeye n'amacakubiri kugeza ubu ngubu ndumva amacakubiri asa nkaho tumaze kuyacyaha, nashobora kugaragara turi mu buryo inshallah bwo kugerageza kubikemura. Ndumva kugeza ubu ngubu nk'uko mwabibonye abantu bakoze amasengesho yabo neza, imihanda n'imihanda, kandi abantu barishimye. Mwigeze kuvuga ku bahaji bagiye nyuma, ese umuntu yagiye nyuma DJ yakirwa gute, biba bimeze gute, mwagira icyo mubitubwiraho? DJ iranirwa cyane ko ibi bigomba gukorwa byose biba byakozwe nk'uko twakomeje kubikurikirana aho bigeze ubu. Nta na kimwe kigaragara ko cyacitse bariya bagiye nyuma. Ibintu rero kugeza ubu ngubu bimeze neza, nta na kimwe cyatakaye cyabacitse. Naho iyo hagize kimwe mu bigize hija nk'inkingi zayo cyangwa ibyangombwa gitaka, byumvikana ko hija ibigize ikibazo, ariko kugeza ubu ngubu abahujaji bose dufite nta kibazo na kimwe bigeze bagira mu mutambagiro mutagatifu. Cyane cyane nyuma yo kuba byaragaragaye ko byabaye nk'ibice n'ibice abayisilamu kugenda akaba ari abantu nabo mu by'ukuri ubutumwa nk'ubwo twabahaye, twababwiye yuko bagiye mu mutambagiro mutagatifu bose ari abanyarwanda muri rusange, cyane yuko bose bagiye bafite izina ry'umunyarwanda, yaba ku myenda bari bambaye bose handitseho abanyarwanda. Bityo tubasaba ubufatanye, tubasaba urukundo, tubasaba kwigishanya, cyane ko kino gikorwa ari igikorwa kirimo amagambo, ari igikorwa kirimo ibikorwa umuntu akora. Bityo hari ubwo umuntu aba arimo arakora ashobora gukora ibinyuranye n'ibyo yize, bityo umuntu muri hafi ntabwo yareba ngo uyu nguyu twarazananye cyangwa ntabwo twazananye. Biba byiza yuko yamufasha mu gutunganya amasengesho ye. Ni nk'uko nguko iyo haramutse hagize ikibazo, murumva namwe ahantu haba hateraniye miliyoni zirenga 6-8, umuntu ashobora guteshuka akaba yajya mu bandi bantu batari abanyarwanda, rimwe na rimwe bakaza kuburana. Twagiye tubagira inama ko umwe agomba kuba ijisho rya mugenzi we, kandi bakatubera abambasaderi b'igihugu cyacu, cyane ko isura nziza bagaragaza hariya igaragaza icyo umunyarwanda ari cyo. Mu mezi ashize habaye raid, hanyuma n'ubaye wenda indi raid, mwasa nkaho mudusobanurira itandukanyirizo ry'ino raid n'iraid yarangije. Raid y'ubushize ngira ngo muribuka yuko twari tumaze iminsi yagera 30 y'ukwezi kwa Ramadhan. Iyo ngiyo iba ari raid yo kurangiza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan. Iyo ngiyo ngira ngo itandukanye n'uyu munsi. Uyu munsi nk'uko twabyigishije ni ishingiye cyane ku mugenzo w'intumwa y'Imana Abrahamu, yatangaga umwana we igitambo, Imana ikaza kumushumbusha intama, kandi yari yamaze gufata umugambi rwose n'igikorwa yari yakinjiyemo nyirizina, n'icyuma yagitaje ahubwo akagikoresha icyuma kikangabukata.
Imana mu kureba ubushake bwe imuguranira intambwe. Iyi rayidi rero ni rayidi ijyanye no gutanga ibitambo no gukora umutambagiro mutagatifu bitandukanye n'indi yo kurangiza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Imara iminsi ingahe? Iyi rayidi mu by'ukuri ubundi imara iminsi 3. Nyuma y'uyu munsi tuba dufite indi minsi 3. Impamvu bimeze bityo nuko tuba tugomba gusabana. Usabane buraturuka ku gitambo umuntu aba yatanze. Umuntu ashobora kubaga ingamiya nubwo twebwe tutazigira, umuntu ashobora kubaga inka, umuntu ashobora kubaga ihene, umuntu ashobora kubaga intama. Birumvikana yuko ubundi iyo umuntu yabaze agira abashyitsi nawe utatuye baraza, nayo mpamvu nta muntu ugomba gukumirwa, hagomba kuba ubusabane bidufasha mu kongera urukundo n'ubufatanye haba mu bayisilamu ndetse n'abatari bo, cyane yuko haba hakeneye kumenya no kumenya ibyo bamwe bafite kugira ngo abantu babashe kugira umurongo w'ubuzima bwiza. Ufite kinarure yuko utambagiro umunsi w'ingwe cyo kubijyanye byavuze ngo mutundi muri amore cyangwa abageni ese impamvu nyamukuru y'abakiri baragenda nyuma ni iyihe? Kugeza ubu amakuru dufite nuko indege ya Qatar yari yavuze yuko igihugu cya Saudi Arabia cyafunze ikibuga abakiriraho abahaji. Wenda batabizi nuko hirya y'igikorwa gikusanya abantu bavuye ku isi kandi umubare munini cyane, bafite ikibuga cyabo cyihariye kugira ngo ibikorwa byabo bibashe kugenda neza, nabo nuko bagira gahunda. Icyo gihugu rero mu by'ukuri sosiyete y'indege yagomba gutwara abahaji bagiye nyuma, cyane uretse ko atari nabo bagomba kugenda nyuma, hari n'abandi bagiye nyuma yaho. Batubwiye yuko ikibuga gifunze, ariko twakurikirana amakuru ari imaka cyane ko dufite abantu bakatubwira ko ikibuga gifunguye. Byakomeje rero kumbera urujijo nk'umuntu nanone bakomeje kubikurikirana, ariko kandi indege inyuma wenda yo gukuraho ingamizi yari ifite yaraje twemerera ko duhamagara abahaji baragenda. Ndumva kugeza ubu ngubu nta kibazo gihari, kandi nanone nabivuzeho mu nyigisho twatanze uyu munsi, hari umuntu ashobora gupanga cyangwa ashobora gutegura gahunda Imana ikazihindura. Ni nayo mpamvu umuyisilamu ahamagarirwa kwemera igeno. Ushobora kuba wapanze ko urugendo ruri uyu munsi Imana ikaruhindura, nta mpaka, kuko impaka wajya ntabwo dushobora guhindura igeno Imana yaguhaye. Icyo ni nacyo duhamagarira nyine abayisilamu, ntabwo ari kubahamagarira gusa ni ukubibutsa, kuko hari umuco wundi wasanganywe wo kwemera yuko hari ibishobora guteganya wowe Imana ikabihindura, bikaba bisaba umuntu ko abyemera impamvu yari yose yaba yaba. Hari byinshi byari bivugwa haba mu basilamu ngabo ndetse n'abayobozi cyane bavuga ko buriya muri harimo amacakubiri, ari impamvu iriya sosiyete y'utura badashaka badashaka gutwara abantu. Nta muntu ubivuga nk'iki ni guhe ubutumwa abasilamu muri rusange kugira yuko umwuka mwiza uri mu basilamu hagati mu Rwanda. Mu by'ukuri twebwe nk'abayobozi b'abayisilamu mu Rwanda murabizi ko twasezeye abahaji ba mbere. Abahaji ba mbere twarasezeye bagera kuri 72, n'abandi bakomezaga kugenda, hanyuma bo ngabo bavuga ngo bari bahagaritswe. Bwacu nanone twaragarutse turabasezera, tubaha ubutumwa bubareba, tubaha ubutumwa bureba abasigaye, tubaha n'ubutumwa noneho bureba igihugu nyirizina. Urabona buriya n'ubutaka butagatifu, umuntu aba agiye gukora ubusabe, ariko kandi umuntu ntiyakwikunda. Tugomba kumenya n'agaciro k'igihugu cyacu, iryo zina natwe kavuga kuri ubwo butaka butagatifu, kandi twizeye ko Imana isubiza amasengesho yacu. Ku cyerekeranye rero no kuba byacamo amacakubiri, ntaho byari bihuriye, kuko umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ufite abo watwaye, ariko kandi twasanze ko hari indi kampani ishobora gutwara abahaji. Tubabaza uko babiteguye, batubwira yuko nta kibazo haba hano mu gihugu n'ibisabwa byose muri Saudi Arabia. Ntabwo rero twebwe nk'abayobozi b'abayisilamu mu Rwanda cyane tubungabunga imyemerere n'ibikorwa bijyanye n'imyemerere ya Isilamu, twari dufite ngo bariya ntibagende. Umuntu ashobora kubitekereza mu bundi buryo, ariko ntaho bihuriye, kuko tutagombaga gukora icyo. Nta n'impamvu yo kurema amacakubiri, ariko murabizi ahari abantu ntiyabura uruntu, kandi buriya nta bukwe butaha itezwe intore. Murakoze.